iyo wananiwe wowe ikintu, Bibiliya iravuga ngo uri muri twe arakomeye kuruta icyo kintu wumva cyakunaniye. Rero iyo ubaye imbere y'Imana ugasenga, hanyuma ukagira ibintu biguhinyuza cyangwa se bisa nkaho bikugora cyangwa se bisa nkaho, ariko reka nkubwire, muri ibyo bintu Imana ijya ifata ibintu bitariho ikabigira ibiriho. Imana igafata ibintu byasaga nkaho bidashoboka ikabigira ibishoboka. Urumva, Imana igafata ubusa busa muri bwa busa busa, hahandi ubona ari ubutayu, hahandi ubona ari ubusa nyine, ubusa aba ari ubusa, nta hantu haba hari ubusa. Ariko mu gusenga Imana igifata ubwo busa busa ikabugiramo ibigaragara, ibifatika. Usenga kugira ngo uhishure Kristo muri wowe. Wow, iki ngiki rero byose biraryoha, ariko usenga kugira ngo uhishure Kristo uri muri wowe. Igihe twese twakiraga Kristo n'umwami n'umukiza, twahawe ubuntu bwo kwakira wa mwuka w'Imana, wahawe kwakira ubugingo buri muri Kristo. Reka mbabwire rero, buriya niyo wakora icyaha icyo ari cyo cyose kimeze gute, nta kintu gisimbura Kristo wahawe. Niyo wakora iki, nta kintu kimura umwuka w'Imana. Buriya muntu agomba gukura. Bene data, dukure mu mwuka. Hari igihe umuntu aba mu rusengero imyaka ingahe, ariko yabumbura akanwa ugasanga aracyari umwana, ugasanga aravuga ibintu by'abana, ugasanga aravuga ibintu biterekeranye, ugasanga rero ni ukubera iki? Nuko uba mu nzu y'Imana ariko ntupenga attention, cyangwa se umutima wawe ntuwurundurire mu ijambo ry'Imana. Ariko iyo ugerageje ugapfa kuri izi ngeso ku mubiri, ugapfa ukava mu byaha, ni ukuri urakura da. Ejo bundi tugasanga uravuga ijambo, kandi ijambo nyaryo, ugakura. Iyo dukuze rero dutangira kuvuga amagambo y'ubwenge. Daniyeli yari umwana w'umusore, ariko ageze imbere y'umwami. Buriya rero niyo ukuze urubaha, niyo ukuze ugira ikinyabupfura muri wowe. Buriya uzarebe umuntu wagize indangagaciro cyangwa se uburere, akagira uburere, hanyuma yarangiza akaza mu Mana agakizwa, uyu muntu araryoha kumuyobora. Urumva, aba afite uburere bw'ababyeyi. Niyo ageze mu nzu y'Imana rero akomezanya bwa burere, bukongeraho umwuka wera. Uyu muntu rero arakorohera, uramukunda, kuko aba ari umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Ariko iyo umuntu atari yakura, aragorana cyane. Rero dusenga kugira ngo uriya muntu w'imbere akure. Mwami Yesu negeke, untwaro ngira imbata yawe. Mwami Yesu negeke, untware Yesu. Mwami Yesu negeke, untwaro ngira imbata yawe. Mwami Yesu negeke. Tumaze igihe rero tuvuga ku irembo. Irembo burya ni ikintu kiri very very important, cyangwa se ni ikintu cy'ingenzi cy'umumaro. Iyo umuntu wese ashushanya inzu agiye kubaka,
mu bintu ashyiraho bya mbere, ashyiraho inzira, agashyiraho irembo. Ni ukuvuga ngo iyo nzu aba agiye kubaka aba agomba kuba afite inzira aho azanyura. Rero turashima Kristo ko yatubereye inzira, yatubereye irembo ahantu dushobora kwinjira hanyuma tugahabwa ubugingo buhoraho. Yarakoze Yesu kuba yaratwitangiye agakora uwo murimo. Hanyuma uyu munsi rero ndagira ngo mvuge ku irembo ryo gusenga. Irembo ryo gusenga. Natangiye nibaza cyangwa se ndashaka kukubaza, kubera iki usenga? Ese icyo kibazo ujya ukibaza ukavuga uti why? Usibye guterana ku iteraniro ryera, ariko ukibaza kubera iki nsenga? Kubera iki mfata ibihe byo gusenga? Ese waba ubikora kubera yuko ari umuhango? Waba ubikora kuko itorero ribikora? Ariko ndagira ngo umuhereke umumaro, nse nkaho nkungura cyangwa se nawe utari ubizi, kugira ngo ubonereho kubera iki rero dusenga, kubera iki dufata ibihe byo gusenga tukiyiriza tukajya imbere y'Imana. Ibi bintu byo gusenga rero bigira umumaro cyane. Hanyuma reka ntangirane ubuhamya. Igihe kimwe twari ahantu turimo dusenga, twari abakobwa batatu, ngira ngo mu mwaka 1997 98 aho ngaho. Hanyuma muribuka yuko ibyo bihe byari ibihe bitari byiza cyane mu gihugu cyacu. Hari hakiri ubwicanyi, hari hakiri ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nubwo hari ibyo bintu, twebwe twafashe ibihe, abakobwa batatu, ni njyewe wari muto muri bo, ariko twese twari tukiri bato. Hanyuma twari ahantu, hanyuma tujya ahantu hari akantu k'akazu kari mu rutoki, tuzu tw'ibitaka cyangwa se uko. Hanyuma dufata igihe rero twinjira muri ako kazu, turikingirana. Kari akazu nta n'icyumba, ngira ngo sinibuka, ariko tujya mu cyumba dusanga noneho bashashe ibintu by'ibisharara birimo. Hanyuma tureba ibyo bisharara, nimba ari ibisharara amakoma yumye, dusasaho umukeka, dusasaho udushuka, turaryama, turasenga. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, twari dufite amasengesho y'iminsi 3 yo kwiriza ubusa no gusenga. Hanyuma ndacyari kuri ya ntego ivuga ngo kubera iki dusenga, nubwo ntanzanye iki kintu cy'ubuhamya. Hanyuma turasenga njyewe na bagenzi banjye. Umunsi wa mbere Imana iratwiyereka, umunsi wa kabiri, ariko bigeze ku munsi wa kabiri, ijoro ry'umunsi wa kabiri nko ma saa 9 saa 8 aho rero niho twahuye n'urugamba. Umuntu warwanaga ashaka kwinjira muri iyo nzu, kandi wibuke yuko nta pwanye yari ihari cyangwa se ngo dufunge n'urufunguzo. Kari akantu k'agasumari twegekaho, hari ukuntu kagoronzora ukegekaho. Hanyuma uwo muntu arara ijoro ryose arwana n'urugi, akava hirya tumwumva yiruka, agatera imigeri. Yabikoze inshuro nyinshi zirenga, ariko ananirwa kuba yakwinjira kuko urugi marayika w'Iteka yaruhagazeho. Hanyuma arangije azunguruka inyuma ku idirishya. Iyo nzu yari ifite akantu k'agadirishya kari karimo ibati, kwa kundi ushobora gusosekamo ibati. Yewe marayika w'Iteka amuhama amaso, ntiyabona n'ako kadirishya kugira ngo wenda abe yashobora gukuraho ibati, wenda akagwamo. Ibyo bwarinze bucya biramunanira, kuko hari n'akantu k'akavura. Dusohotse mu gitondo tubona ibirenge by'ahantu yagiye anyura n'ukuntu yagiye yiruka aza arwana n'urugi. Hanyuma ku munsi wa gatatu nibwo twaje kubona nanone ko twari tumaze iminsi turyamiye inzoka yari muri ibyo bisharara, ariho imaze iminsi. Turayiryamira, ariko umunsi wo gusoza turayibona, bagenzi banjye barayica. Rero ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga mu gusenga. Iyo dusenze
turarindwa. Ndimo ndagaruka kuri cya kibazo kivuga ngo kubera iki dusenga, kubera iki dusenga. Naje kwisubiza cyangwa se ndavuga ngo kubera iki dusenga, nuko ugomba gusenga. Kubera iki usenga, nuko ugomba gusenga. Point mu gifaransa, kuko uwo dusenga azi byose. Uwo dusenga azi byose, ntabwo ajya amenya ibice ariko azi byose. Icya kabiri, ashoboye byose. Ndongera kuvuga ngo kubera icyo usenga, nuko ugomba gusenga rwose, it's a must. Na Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo musenge ubudasiba, musenge buri munsi, musenge buri munota, kugira ngo mutagwa mu moshya. Urumva ko gusenga ni ibiryo byacu, gusenga ni imyambaro yacu, gusenga ni inkweto zacu, gusenga ni ingofero, gusenga ni umukandara, gusenga ni ikintu kiturinda. Hanyuma kuko uwo dusenga azi byose, azi amayira yawe, azi yakumenya utarabaho, arakuzi. Rero niyo mpamvu ugomba gusenga, kandi uwo muntu dusenga ashoboye byose, ashoboye byose. Ashoboye kukugirira neza, ashoboye kugukura ku rwego akakugeza ku rundi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo turebye nanone muri Bibiliya, cyangwa se nsubiye ku buhamya bwanjye, gusenga kwaturinze uwo muntu wari urimo ushaka kutwinjirana, wenda ari kudutema cyangwa se akatugirira nabi, ariko kubera imbaraga zo gusenga, Imana yohereza marayika ahagarara ku rugi araturinda. Anazungurutse ku idirishya ntiyabona n'ako kadirishya ahari, marayika w'Uwiteka akomeza. Rero hari imbaraga mu gusenga, wowe ubyemera cyangwa se nawe ubishidikanya, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, hari imbaraga mu gusenga. Rero iyo turebye muri Bibiliya, twagiye tureba abantu benshi bagiye basenga, yewe bakanasubizwa. Hanyuma ndagira ngo mvugane nawe wa muntu ku irembo ryo gusenga, wenda ahari uwo muryango wo gusenga usa nkaho wacitse intege, cyangwa se wananiwe, cyangwa se ushaka kubivamo, cyangwa se urimo kurwana n'urwo rugi urufunga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu kizafungura umuryango wawe, kizafungura irembo ryawe, ni ukongera gusenga. Iyo turebye umukobwa witwa Esiteri, iyo dusomye amateka ye tubona ko yari umwana w'imfubyi, na ejo heza yari afite, nta byiringiro byo kubaho. Ariko iyo turebye Esita asenga, amasengesho ye yahinduye ibihe. Amasengesho ye yamuhinduriye identite, amasengesho ye yamuhinduriye. Iyo tuvuga ibihe, Imana ishobora kugukura mu bihe ikakugeza mu gihe cyawe. Esiteri rero yari mu bihe byinshi by'akajagari, by'ubupfubyi, byo kuba, ariko kubera gusenga, isengesho ryamuhinduriye ibihe. Ushobora gusoma mu gitabo cya Esiteri ibice 3 n'umurongo waho wa mbere. Esiteri rero yarasenze, ahindurirwa ibihe. Nimba Imana yarabikoreye Esiteri, nawe yabigukorera. Ntucogore gusenga. Kandi abantu bagiye bakoreshwa cyane, cyangwa se n'abantu tubona muri iki gihe bakoreshwa cyane, ni abantu babaye imbere y'Imana. Iyo ubaye imbere y'Imana uhinduka Imana. Iyo ubaye imbere y'Imana ugira ibitekerezo by'Imana. Iyo ubaye imbere y'Imana ugira akamero kayo, ugira imico yayo. So rero iyo ubaye imbere y'Imana uhindurirwa, urahindurirwa, cyangwa se ugahindurirwa, ukava mu bihe ukajya mu gihe cyo kumva Imana, ukajya mu gihe cyo kumva, ukagera mu gihe cyaho uvugana n'Imana. Nanone iyo dusomye muri icyo gitabo Esiteri 4:15, iyo dusomye muri iki gice tubona icyo abantu bananiwe gukora, Imana irashoboye, iragishoboye. Icyo abantu bananiwe gukora, ariko iyo usenze, Imana irabishobora. Iyo wananiwe wowe ikintu, Bibiliya iravuga ngo uri muri twe
arakomeye kuruta icyo kintu wumva cyakunaniye. Rero iyo ubaye imbere y'Imana ugasenga hanyuma ukagira ibintu biguhinyuza cyangwa se bisa nkaho bikugora cyangwa se bisa nkaho, ariko reka nkubwire, muri ibyo bintu Imana ijya ifata ibintu bitariho ikabigira ibiriho. Imana igafata ibintu byasaga nkaho bidashoboka ikabigira ibishoboka. Urumva, Imana igafata ubusa muri bwa busa, hahandi ubona ari ubutayu, hahandi ubona ari ubusa nyine, ubusa aba ari ubusa, nta hantu haba hari ubusa. Ariko mu gusenga Imana ijya ifata ubwo busa ikabugiramo ibigaragara, ibifatika. Rero ibyo byose binyura mu gusenga no kwizera iyaguhamagaye. Nanone iyo dusomye muri icyo gitabo cya Esiteri ibice byaho by'9 umurongo waho wa mbere, ibyari itegeko ry'umwami ryendaga gushobora kubatsemba burundu. Ibyari itegeko ry'umwami yategetse, kandi iryo tegeko ryari itegeko ryo gutsemba ubwoko bw'Imana. Ariko kubera uyu mukobwa, kubera gusenga, ibyari itegeko ryo kubarimbura ahubwo byaje guhinduka kuyobora, akaba umwamikazi. Ariko kubera gusenga birahinduka, ibintu bijya bihinduka. Ibyari itegeko ryo kubarimbura byaje guhindukamo kuyobora. Moridekayi wari ku irembo asunika icyugi akingurira. Urumva, hari imbaraga rero mu gusenga bene data. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyo dusenga ndagira ngo mvuge ku irembo ryo gusenga. We wa muntu wumvaga ucitse intege urasenga, ariko ukumva mu mwanya wo gushumbushwa cyangwa se wo gusubizwa ukumva ibihe ahubwo biragenda biba bibi, ndagira ngo nkubwire ngo ntucike intege, ongera usenge, ongera wiyumve, ongera wirememo ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero tuganire nko ku bintu bigera ku 9, ndagenda mbivugaho. Ndasa nkaho ndimo gukora intro cyangwa se introduction y'iki kiganiro tuzakora, ariko uyu munsi reka mbanyurire mu ncamake kubera iki dusenga. Nakweretse impamvu, hanyuma ikintu cya mbere kubera icyo ugomba gusenga. Wowe wumva urimo gucika intege cyangwa se nawe ushaka kubitangira, ndagira ngo ubitangire ubizi. Usenga kugira ngo uganire n'Imana. Iyo dusomye kiriya gitabo cya Daniyeli, igihe ubwoko bw'Imana bwendaga kurimburwa, umwami yatanze itegeko, ariko tuza kureba mu by'ukuri uyu musore ngo yarasenze. Asenze rero Imana igenda imuhishurira inzozi z'umwami. Hanyuma ibyari itegeko ryo kwica abantu no kubarimbura no kubagirira nabi, ariko kubera umusore, Bibiliya iratubwira ngo yinjiye mu cyumba arasenga, abwira bagenzi be ngo barasenga. Rero kunyura muri uko gusenga bituma rero Imana ya Daniyeli ihimbazwa. Rero usenga kugira ngo uganire n'Imana. Iyo tusenga tuba tuganira n'Imana. Gusenga ni communication, ni hagati yawe n'Imana. Nta gusenga ngo hagire, ariko usenga kugira ngo uganire n'Imana. Icya kabiri, kubera iki usenga, ni ukugira ngo uhishurirwe ibihishwe. Uyu musore Daniyeli arimo asenga, yahishuriwe inzozi zananiye abami, zinanira abakonikoni, zinanira abahanga, zinanira abantu bari bafite inararibonye mu gusobanura inzozi. Ariko ibyo Imana yabikoze kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Usenga rero kugira ngo uhishurirwe ibihishwe, we mwene data. Kandi Bibiliya iratubwira ngo nta kintu kijya kuba ku mukiranutsi wayo Imana itakimweretse cyangwa se Imana itakimuhishuriye. Ni ukuvuga ngo iyo dusenze turahishurirwa. Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana. Iyo dusenze rero turahishurirwa. Duhishurirwa iki?
duhishurirwa imbaraga za Kristo, duhishurirwa ubuntu buri muri Kristo, duhishurirwa ko twahawe Kristo kandi tukamuhana n'ibintu byose. Ni byiza ko rero wongera gusenga. Iyo dusenze turahishurirwa, iyo dusenze duhishurirwa Kristo, kandi iyo tumuhishuriwe tuba duhishuriwe ibintu byose. Ikintu cya gatatu, usenga kugira ngo umugambi w'Imana usohore. Usenga kugira ngo umugambi w'Imana usohore. Icyo Imana yakuvuzeho ugifitemo uruhare kugira ngo gisohore. Dusenga kugira ngo umugambi w'Imana usohore ku buzima bwacu. Icyo Data yakuvuzeho, iyo usenze icyo yakuvuzeho kirasohora, ukakibona, ugahimbaza izina ry'Imana. Haleluya. Icya kane, dusenga kugira ngo wubake ubusabane bwawe n'Imana. Iyo dusenga rero tuba turimo twubaka iriya relationship yacu hagati yacu n'Imana. Rero iyo urimo gusenga, usenga kugira ngo wubake. Urumva ni ijambo ryo kubaka. Usenga kugira ngo wubake ubusabane bwawe n'Imana, ni ukubaka. Ariko ni ukuvuga ngo iyo udasenze, ni ukuvuga ngo uba urimo usenya cyangwa se nta busabane buba. Ariko iyo usenga uba urimo kubaka. Kubaka ni ijambo twese twumva, nubwo utarubaka inzu ariko uba mu nzu y'inkodeshanyo. Uwo muntu rero yagize uruhare rwo kuyubaka. Rero iyo nifashishije urwo rugero, iyo dusenga rero twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Reka ndahangaha turibuka inkuru y'umugabo witwa Adamu na Eva. Ubusabane bwaho Imana yabahaye Eden, babamo, bayibamo. Ariko ikintu cyajyaga gihuza Adamu na Eva n'Imana nuko Imana yajyaga ibasura bakaganira. So muri uko kuganira rero habagaho bondage, habagaho ubusabane bukomeye, kuko barahuraga bakaganira. Imana ikababaza iti ahantu hiriwe gute, amatungo ameze gute, ibiti bimeze gute. Urumva rero, ariko bamaze gucumura, ubwo busabane bugenda busa nkaho buvaho. Rero ndimo mvuga ngo iyo dusenga turubaka, twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Ndimo ndakubwira ngo ongera wubake ubusabane bwawe n'Imana. Iyo dusoma rero ni gute, nshobora kuvuga ngo ni gute twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Tubwubaka iyo dusoma ijambo ry'Imana, tubwubaka iyo turimo kuramya Imana, tubwubaka iyo turimo kubahiriza amategeko nk'uko Kristo yayatubwiye. So iyo twubahirije ibyo bintu byose tuba turimo twubaka ubusabane bwacu n'Imana. Iyo ukunda mwene so nk'uko wikunda, aho rero uba urimo wubaka ubusabane bwawe n'Imana. Ikintu cya gatanu, usenga kugira ngo uhabwe imbaraga n'ubumenyi. Daniyeli yarasenze rero ahabwa ubumenyi, ahabwa ubumenyi. Iyo dusenga rero ugira ngo uhabwe imbaraga. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Rero dusenga kugira ngo duhabwe imbaraga, si z'inyama n'umubiri n'amaraso, ahubwo ni imbaraga z'umwuka zo kongera kumenya Kristo, kandi tugahabwa ubumenyi. Ikiganiro cy'ubutaha nzabasomera icyo cyanditswe. Aya magambo yose ndimo kuvuga ari muri kiriya cyanditswe aho Daniyeli yari arimo asenga kugira ngo Imana imuhishurire. Icya gatandatu, usenga kugira ngo uhishure Kristo muri wowe. Iki ngiki rero byose biraryoha, ariko usenga kugira ngo uhishure Kristo uri muri wowe. Igihe twese twakiraga Kristo n'umwami n'umukiza, twahawe ubuntu bwo kwakira wa mwuka w'Imana, wahawe kwakira ubugingo
buri muri Kristo. Reka mbabwire rero, buriya niyo wakora icyaha icyo ari cyo cyose kimeze gute, nta kintu gisimbura Kristo wahawe. Niyo wakora iki, nta kintu kimura umwuka w'Imana. Cyokoze ushobora iyo dukoze ibyaha, uyu mubiri ushobora kugira ingaruka z'ibyaha dukora, ariko nta kintu gisimbura Kristo. Igihe wakiraga Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta kintu gishobora kumusimbura, nta kintu gishobora kumunyeganyiza. So usenga kugira ngo uhishure Kristo uri muri wowe, Kristo rero uri muri twebwe. Iyo usenze, nk'uko nakubwiye ngo iyo dusenga kugira ngo tuganire nawe. Iyo tuganira nawe rero tugenda tumuhishura, ugenda umuhishura Kristo uri muri wowe. Abantu bakubonaga ko uri Rose runaka, Rose mwene runaka, ariko abantu bakagenda batangira kubona usa nk'Imana, bakavuga ati uriya muntu ko yahindutse. Ni ukuvuga ngo Kristo aratangira kamera muri wowe. Pawulo nawe wavuze ngo si jyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Yewe reka mbabwire, turagomba kugera muri cya kigero aho wowe abantu batakikureba, aho wowe abantu batagupraisinga, aho abantu batavuga izina ryawe, no, ahubwo abantu bakavuga Kristo uri muri wowe, bakavuga imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Ariko iyo utarapfana na Kristo, abantu baragupraisinga, abantu bakakuvuga, ariko nyamara abo bantu bagupraisinga kandi utarahishura Kristo, ni ukuvuga ngo ejo nejo bakuletinga down, cyangwa se barakureka. Imana ishimwe cyane. Ariko dusenga kugira ngo duhishure Kristo muri wowe, kandi iyo uhishuye Kristo, abantu baratangira bakagusoromaho imbuto z'umwuka wera. Amen. Icya karindwi, dusenga kugira ngo dukure mu buryo bw'umwuka. Usenga, mwene data, ndavuga kuri iri rembo ryo gusenga, usenga kugira ngo ukure mu buryo bwo mu mwuka. Uyu mubiri rero hari ikintu kijya kiwukuza. Iyo umwana akivuka, ajya ku mashereka, akagenda step by step kugeza aho agenda arya n'ibiryo by'intungamubiri, bakagerageza kugira ngo uyu mubiri umwana ntagire ikindi kibazo, ahubwo ababyeyi bagira uruhare rwo kugira ngo rwose uyu mubiri bawukuze neza. Hanyuma wamara rwose no gukura, ugasanga umubiri wawe witayeho, urawusiga, urawukunze cyane. Ariko ujye wibuka yuko dufite undi muntu uri imbere. Uyu muntu rero w'imbere akuzwa n'iki? Uyu muntu w'imbere akuzwa no kumva ijambo ry'Imana, kandi ukemera ugahinduka icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ukemera ugapfa kuri za ngeso, hanyuma abantu bagatangira kubona Kristo muri wowe. Aho rero iyo dusenga turakura. Ijambo ry'Imana rijya rikuza umuntu. Amateraniro y'abera ajya kuza abantu, ku muntu ushaka gukura koko. Hanyuma no kuba imbere y'Imana bijya bikuza umuntu. Bibiliya iravuga ngo Pawulo akiri umwana yavugaga nk'umwana, ariko amaze gukura atangira kuvuga nk'abantu bakuru. Rero iyo dusenga turakura. Ndibuka ndi mu mashuri, hari ukuntu rwose buriya niyo ubaye imbere y'Imana hari ukuntu uhinduka nk'akantu gakuru cyangwa se nk'umuntu mukuru. Ndibuka dutangira nk'uwa mbere, ariko wasangaga tumeze nk'abantu bakuru, ugasanga urabwiriza nk'umuntu mukuru, ugasanga ufite kamere y'Imana muri, ugasanga urakuze, ufite ibitekerezo, abantu bakakugisha inama kandi ukiri umwana. Rero ikintu ushaka kuvuga ngo iyo utinze imbere y'Imana usa nk'Imana. Iyo utinze imbere y'Imana urakura. Wa muntu w'imbere arakura. Nimba atarazi ijambo agatangira kuvuga neza ijambo, nimba atarazi gusenga agatangira gusenga nk'uko Data abishaka. Rero iyo dusenga, kubera iki dusenga kugira ngo dukure mu buryo bwo mu mwuka. Uriya muntu agomba gukura.
bene data dukure mu mwuka. Hari igihe umuntu aba mu rusengero imyaka ingahe ariko yabumbura akanwa ugasanga aracyari umwana, ugasanga aravuga ibintu by'abana, ugasanga aravuga ibintu biterekeranye, ugasanga rero ni ukubera iki? Nuko uba mu nzu y'Imana ariko ntupenga attention, cyangwa se umutima wawe ntuwurundurire mu ijambo ry'Imana. Ariko iyo ugerageje ugapfa kuri izi ngeso ku mubiri, ugapfa ukava mu byaha, ni ukuri urakura da. Ejo bundi tugasanga uravuga ijambo kandi ijambo nyaryo, urakura ugakura. Iyo dukuze rero dutangira kuvuga amagambo y'ubwenge. Daniyeli yari umwana w'umusore ariko ageze imbere y'umwami. Buriya rero niyo ukuze urubaha, niyo ukuze ugira ikinyabupfura muri wowe. Buriya uzarebe umuntu wagize indangagaciro cyangwa se uburere, akagira uburere hanyuma yarangiza akaza mu Mana agakizwa, uyu muntu araryoha kumuyobora. Urumva aba afite uburere bw'ababyeyi, niyo ageze mu nzu y'Imana rero akomezanya bwa burere bukongeraho umwuka wera. Uyu muntu rero arakorohera, uramukunda, uramukunda kuko aba ari umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Ariko iyo umuntu atari yakura aragorana cyane. Rero dusenga kugira ngo uriya muntu w'imbere akure. Ingingo ya 8, kubera iki dusenga? Dusenga kugira ngo dusenga kuzuza umugambi w'Imana. Usenga kugira ngo wuzuze umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bene data, umukristo ubaho udasenga, umugambi w'Imana ntabwo usohora ku buzima bwawe. Rero murumva hari imbaraga mu gusenga, niyo mpamvu utagomba gucika intege. Iyo abantu rero batangiriye kugwa, batangira kwiremera ibyanditswe. Hari abantu bajyaga bavuga ngo kubera iki twiriza, ngo Yesu yariyirije, ariko se byanditse hehe? Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero tugomba gusenga. Ugomba gusenga mwene data, ugafata ibihe ukajya imbere y'Imana, ukiriza, ukajya imbere y'Imana, ugasabana na data, ukaganira nawe, ugasenga kugira ngo ukomeze ugasenga kugira ngo wuzuze cyangwa se usohore umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyanyuma aricyo nanone nzaheraho nzabereka, dusenga kugira ngo dukomeze gukishwa bugufi. Buriya iyo dusenga, ikintu cyo gusenga kigenda kidukisha bugufi. Tuzagenda tubisobanuraho cyane. Uzarebe uriya musore Daniyeli amaze kugera imbere y'umwami, still nubwo yamaze gusobanurira umwami inzozi, ntabwo yishize hejuru, ntabwo yihimbaje. Ariko umuntu ashobora guhabwa inzozi z'igihugu, ejo yajya kuzivuga, bazakira, basanga ari nazo, ugasanga ahinduye protokole, ugasanga arakomeye, ugasanga ni wa muntu utegerwa. Ariko buriya gusenga bikubita pride, bikubita ubwibone, bikubita ibintu byinshi cyane. Iyo usenga rero, mbese ni ukuvuga ngo gusenga kwica za kamere ziturimo, za kamere zituma tudahishurirwa Imana, za kamere zituma rero iyo dusenga, gusenga bigenda bikomeza kudukisha bugufi, hanyuma Kristo uri muri wowe agahishurwa, akagaragarira benshi. Amen. Imana rero ibaha umugisha. Natangiye mvuga ngo kubera iki dusenga nuko tugomba gusenga, kuko uwo dusenga azi byose, ashoboye byose. Icyo kintu rwose kigufashe. Reka rero nsoze nsenga. Ndashaka gusengera umuntu wumvaga ucitse intege mu buryo bwo gusenga. Wumva usa nkaho ucitse intege, wumva cyangwa se wapfaga kubikora gusa kubw'umuhango, uvuga uti sinagwa, sinasubira inyuma, sinabigenza gutya. Ariko ndagira ngo nsengane nawe. Imana ikongerere ibihe byo gusenga, Imana ikongerere
hariho wowe wa muntu undeba cyangwa se uzumva ubutumwa ukavuga uti kweri narasengaga, ugahera kuri iryo jambo ukavuga ngo hagiye narasengaga. Oya, ongera usenge, haracyari ibyiringiro, haracyari ubundi buntu budasanzwe ku buzima bwa ko wakongera ugahaguruka hanyuma ukongera ukaganira n'Imana. Mana yacu, mu izina rya Yesu nsengeye umuntu uraha ucitse intege mu buryo bwo gusenga, mu izina rya Yesu. Mana, uri Imana igitubyutsa, uri Imana ibyutsa umuntu wari umaze kugwa, uri Imana ihagurutsa umuntu wumva gushaka guhaguruka. Ndasenze kugira ngo ubwo buntu bumanukire aba bantu mu izina rya Yesu. Umuntu wari ucitse intege, ijambo ryawe riravuga Kristo ngo ujye udusubizamo intege Mwami, kandi ngo ujye ukomeza amavi y'abasukuma, ugakomeza Mwami amavi yabo, ugakomeza ibirenge byabo. Ndasengeye umuntu rero wumvaga Mwami acitse intege mu buryo bwo gusenga, kuko Satani yagiye kudutera akwereka ko igihe wasengeye ni kirekire, akwereka ko ibyo wasengeye Imana nibisubiza, akwereka ko rwose wowe Imana itagiye kumva, wenda yumva abandi. Ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubu buntu bwo gusenga no guhishurirwa Kristo no kuganira nawe byongere bikumanukire mu izina rya Yesu. Izi mbabazi za Kristo zongere zikubeho. Mana, ndasengera uyu mugabo wari ucitse intege wumvaga ashaka kubivamo, ndasenze kugira ngo ubuntu bwawe bwongere bumuhagurutse katika jina la Yesu. Nsengeye umama wumvaga rwose Imana nkaho itakimwumva, ndasenze kugira ngo ubuntu bwongere bumanukire mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu musore n'umukobwa Mwami amaze igihe asenga ariko akabona adasubizwa, mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo ubuntu bwo gutegereza no kwihangana bumubeho. Mana, ndasengeye buri muntu wese wari ucitse intege, ndasenze kugira ngo Mwami yongere yikunkumure uyu mwambaro wo gucika intege, umwambaro wo kumva nkaho adasubizwa, uyu mwambaro wo kumva nkaho aremerewe, ndawumwambuye katika jina la Yesu. Ndasenze kugira ngo ubuntu bwongere bukumanukire, ndasenze kugira ngo ubuntu bwo gusenga, ubuntu bwo gufata ibihe ugasoma Bibiliya, ubuntu bwo gusenga ukaba imbere y'Imana bwongere bukumanukire guhera uyu munsi kugeza iteka ryose. Urakoze Kristo Mwami, ko nzumva ubuhamya, ko nzumva abanterefona bavuga ngo Mwami hari icyo Imana yakoze. Urakoze Kristo ko ubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ariko ndimo ndakubwira ngo ntucike intege, dusenga kuko dusenga ashoboye byose, azi byose, nta kimunanira. Humura, ntucike intege, ongera usenge, ongera wegere Imana, ongera wongere uganire na Kristo. Muri kwa kuganira rero niho ugenda wongera uhabwa ibyiringiro mu rugendo. Hanyuma ku bantu bakeneye ko dusengana, nomero yanjye muzayibonaho kuri screen, ni 820782 45 51 40 0788 45 51 40. Uzampamagare dusengane, dusubizanyemo imbaraga mu rugendo. Shalom, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Amen.